as we come here again on this link, we give you the glory for what you have made us. Now we are your children. We are the sons and daughters of the Most High God, the one that crucified himself for our sins, so that we may live forever. That's why when we look in the mirror of your word, we don't see ourselves, but we see that one. We see that one that died on our sins. We see that one that has made us who we are now. Now we are new beings, we are new creatures. We are new creatures. Do no longer live for our own, but we live for that one that has made us who we are today. turushaho kumenya tukarushaho kuguhishurirwa tukagetinga revelation Jesus. Thank you kuri hagati muri twebwe utuye muri twebwe buri muntu wese thank you Jesus kubw'abantu guhinduka bagiye kubasebya kubw'uyu muroba erega ubutumwa bwarahishe wizera wese gukizwa tugushimira ko nta kindi kivugirwa ahantu papa tugushimira ko havugirwa ubutumwa bw'ukuri maze bwiza tukarushaho guhoka tukamenya ukuri maze tukakubora tugushimira yuko mwami Imana mu butumwa bwiza ariho imbohe zibasha kumenyera yuko zabo zahawe imbabazi tukarushaho kumenya ko turi mu mwana w'imbabazi tugatana kure n'amategeko tukavugira mu buntu bwawe bwinshi bw'isezerano that your grace is for that righteousness that we have been not because of our deeds, but because of your getting knowledge and wisdom and understanding to getting more revelation to get deeper more way to kumenya when we remember that you are the one that chose us. We are not the one that chooses you, but you chose us. Father, we are so grateful. We are so grateful and happy to be the son and the daughter of the Most High God. Praise be to God. Give the glory, Jesus. Praise be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ndashima now for this moment Imana iduhaye ku bantu ngiye batanze amazina yanjye nitwa Nagugira Ishimwe Yves andi mwene data ndi umwana w'Imana nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye ndetse namwe mwese rero ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Pastor wacu ndamwakiriye
abanditsi, abadufasha gukorodina abantu, abadukurikirana mu buryo buri spiritually, ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. So turacyari kuva mu bwiza tujya mu bundi, tugiye mu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana. Se mwese muri kubyumva neza? Okay, that's good. Imana ishimwe. Tugiye mu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana, tuyishimira, tube focused, twumve ko ndabizi twese hiya turirimba indirimbo zuzuye ubuntu. ubuntu bwabaye ubuntu muri twebwe. Imana ishimwe cyane. So ngiye gusaba sister wacu Uvani ashyireho microphone adufashe mu kuramya no guhimbaza Imana for about 5 to 7 minutes. Uvani, uri mu mwanya mwiza. All right, God, you are blessing. Haleluya, haleluya. Reka dufatanye muri aka kanya keza ko gushimira Imana turirimba. Mbega imbabazi nyinshi twagiriwe n'umukiza wacu Yesu wavuye mu ijuru akemera kuza mu isi ngo abere abantu umucyo. Mbega imbabazi nyinshi twagiriwe n'umukiza wacu Yesu wavuye mu ijuru akemera kuza mu isi ngo abere abantu umucyo. Kristo ni wowe mucyo umurikira hose. Kristo ni wowe mucyo umurikira hose. Narabohowe mpabwa imbaraga, Kristo ari muri njye warakora, na niyo mpamvu ndirimba ishimwe. Narabohowe ndatunganiwe, narabohowe mpabwa imbaraga, Kristo ari muri njye warakora, na niyo mpamvu ndirimba ishimwe. Narabohowe ndatunganiwe, narabohowe ndi umwana w'Imana, narabohowe Yesu ari muri njye, narabohowe ndi umwana w'Imana, narabohowe Yesu ari muri njye. Ndaririmba kuzuka kwe,
nk'impamvu yo kwizera kwanjye. Yesu mucunguzi, ntare ya Yuda, niyerekanwa, nzimana nawe. Ndaririmba kuzuka kwe, nk'impamvu yo kwizera kwanjye. Yesu mucunguzi, ntare ya Yuda, niyerekanwa, nzimana nawe. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. 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 Uwizera umwana w'Imana azabaho iteka ryose, naho yaba yarapfuye, azongera abeho, azongera abeho. Uwizera umwana w'Imana azabaho iteka ryose, naho yaba yarapfuye, azongera abeho, azongera abeho. Naho yaba yarapfuye, azongera abeho, azongera abeho. Mutangabugingo we, nyir'ubutungane, nyir'imbabazi, nyir'ubuntu bwinshi, mbega ukuntu agira neza, mbuza amazina namwita, mbega ukuntu agira neza, mbuza amazina namwita. Amen, amen.
Amen, 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 amen. You are blessing over me. You are blessing. Nukuri. Urakoze kutwibutsa ko twabohowe turi abana b'Imana. Kristo niwe mucyo uri muri twebwe kandi amaraso ye ntazigera ashira imbaraga, ahubwo azakomeza aturenewinge kugeza igihe tuzagera ku kigero nk'iki. Imana ishimwe cyane. Nahoze ndi kunyuzamo amaso hano ndeba ko harimo abashyitsi, gusa ndabona wagira ngo harimo abashyitsi benshi. Ndabona harimo abashyitsi benshi. Uyu muntu witwa Uwishimwe Response ni umushyitsi cyangwa ari umushyitsi? Okay. Hari n'undi kubona hano bita Keve nawe ni umushyitsi. Ndebe. Alright, ndabona abandi bo ari abasangwa. So Uwishimwe Response, wafungura microphone ukadusuhuza? Ndabona harimo abashyitsi benshi kabisa. Uwishimwe ndabona atari gushyiraho microphone. Byiringiro, washyiraho microphone ukadusuhuza? Byiringiro njyewe se? Yes. Cyangwa n'undi? Mwiriwe neza? Yego. Yes, ashimwe. Yes, ahimbaze. Nitwa Byiringiro Philemon, nifuje kubana namwe. Sinzi wenda nimba hari indi myirondoro irenze umuntu yavuga. Okay, it's alright. Turakwakiriye ndetse turakwishimiye, twishimiye kubana nawe. Duterana everyday. Uzi saha rwose ni umugisha kuba turi kumwe nawe, kandi tuzakomeza tunezerwe. Iyo ntebe rwose urimo uyigumemo ni iyawe. Ari undi mushyitsi twabonye bita Filemo. Washyiraho microphone ukadusuhuza? Ni amazina abiri. Mwanditse message zitandukanye ngira ngo ni abantu babiri. Okay, it's alright. Uwishimwe Response, ndabona azamuye ikiganza. Washyiraho microphone ukadusuhuza? Ndabona atari gushyiraho microphone. Ubwo mu kanya nabwo turaza kuza kumwakira. So dukomeje kuryoherwa, tugiye umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Murabizi ko this is the third week kiri kwiga kuri different iri hagati ya old covenant and new covenant. So are you ready to be more blessed for today? Alright. Imana ishimwe cyane. So ngiye gusaba Papa Damien ashyiraho microphone, asengere mwigisha ijambo ry'Imana. Ubundi twakire ibyo Imana yateguriye today. Papa Damien, nakwakiriye. Witeka Imana ikiranuka, amahoro yacu, ubuzima bwacu, uyu mugoroba twebwe abana bawe turagushimiye kuko watwiyeretse, tugushimiye ko ukomeje kutwihishurira
tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ukuntu dukurikirana, tugushimiye inama utugira, tugushimiye uburyo utwitaho ubinyujije mu ijambo ryawe, ubinyujije mu kuduhugura, ubinyujije mu kugarura abari baratannye, ubinyujije mu kuduhishurira ukuri. Uyu mugoroba twese turabigushimiye kuko hari igihe cyageze abantu bakabaho imitima yabo yarahabye kandi byitwa ko bakijijwe, imitima yabo idasobanukiwe ubuzima turimo, ariko uyu munsi wahisemo gushyiraho iyi platform kubw'umugambi wawe mwiza kugira ngo abantu babeho bari mu buzima bwa gikristo, bari mu buzima bw'umunezero, bari mu buzima bwo kubohoka, babeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Turagushimiye rero uyu mugoroba, imitima yacu igushimiye iyi nzira waciye kugira ngo urusheho kutwiyegereza mu buryo bwose. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ukuntu ukomeje kuba mu buzima bwacu, ukabana n'abiga, ukabana n'abafite imirimo itandukanye bakora, ukabana n'abafite imiryango, ukagenda ubana natwe, kandi neza yawe ikarushaho kuganza kuri twebwe. Ihumura uduha buri munsi, imbuto z'umwuka wera werera muri twebwe, ibyishimo uduha abatari babifite. Mana, turagushimiye kubera yuko ibyo byose byaturutse kuri Kristo wiyunze natwe. Tumaze iminsi tubona ukuntu ibyo watangiriro kugera mu byahishuwe ari ijambo rimwe rivuga kuri Kristo, ari ijambo rigenda rigaragaza umugambi w'Imana wo gucungura umuntu, kabana nawe. Uyu mugoroba turakomeje muri iyo gahunda nziza, dusengeye uwo wahisemo kugira ngo abe umuyoboro w'ijambo ryawe, kugira ngo ubane nawe, umuhishurire, umugirire neza, uvugire muri we ubwenge wamuhaye, ubukoreshe kugira ngo uyu mugoroba twunguke, kuko byose nta na kimwe kibaho utakizi kandi utagiteguye neza. Natwe ubwacu abagiye kumva turisengeye kugira ngo imitima yacu ibe imbibwe nziza, duhumurizwe, dukomezwe, tube enlightened, tube inspired, twongere kunguka kumenya Imana byimbitse. Urakoze, turakunezerewe, vugana natwe binyujije muri we, mu izina rya Kristo Yesu, amen. 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 Welcome, Papa. Thank you very much. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory be to God. Turanezerewe cyane, turishimye, duhora twishimira ijambo ry'Imana iyo turi kuritekerezaho, iyo turi kurivuga. Oh my goodness. Twarahezagiwe, twarabonekewe, twahawe umugisha. Icyubahiro n'ikuzo no gukomera n'ubwiza n'ubutware n'iby'Imana yacu iteka ryose. Ndashima Imana kubw'umwanya mwiza tubonye na opportunity tuba tubonye kugira ngo tubashe gusharinga ibitwuzuye. Murimo muranyumva neza? Yego. Yes. Ndi kumva ibintu binsubiramo, sinzi ibyo ari byo. Hallelujah. Okay. So turashimira ubuyobozi bw'itorero, ubuyobozi bw'umuryango, uko wabyita kose, ariko dufite ubuyobozi. Nk'uko umuyobozi wa gahunda yarabivuze, duhura buri munsi, twagize umugisha ukomeye, kandi hano tuvuga ubutumwa bwiza gusa. Twavukiye mu bindi, tuvukira mu kindi, benshi dusangiye ubu buhamya. Hari aho Pawulo avuga ngo ni ikindi, ubutumwa atababwirije butari ubw'umusaraba, butari ubwa Kristo, abura uko abivuga akabyita ikindi. Abanza kuvuga ngo ni ubundi butumwa, nyuma akavuga ngo nyamara nta nubwo ari ubutumwa, ahubwo ni ikintu ntazi icyo ari cyo, ni ikindi nyine. Turashima Imana rero ko yagiye idushyiriraho umuhanuzi Dawidi yaravuze ngo ntunganiriza ameza. Rero natwe turashima ko Imana idutunganiriza ameza, tukabasha kurya ibyo kurya bitwerekeye,
bihura n'isezerano rishya, kandi turashima Imana ko yatwugururiye imitima kugira ngo tubashe kubihugukira. Hari ahantu Pawulo yagiye kubwiriza, nuko ngo umuntu witwa Rudiya ngo Imana ngo ituma abasha guhugukira kumva ibyo intumwa zavugaga. Natwe rero nibyo byatubayeho, turashima Imana cyane. Ndashima kandi abakozi b'Imana bakomeye nigiraho baba bari hano mu idini, muri sisiteme y'idini. Akenshi hari abantu bamwe, simvuge ko ari benshi kuko bose simbazi cyangwa bose, iyo atatumiwe kubwiriza ntushobora kumubona aho hantu. Hari n'abandi baza nyine bahita burira agatuti, ariko hano hari abakozi b'Imana bakunda ijambo, baciye bugufi, kuko dufite umutima wari muri Kristo Yesu wo guca bugufi ndetse no kuzamurwa. Byose turabisangiye mu izina rya Yesu. So nishimiye abantu bose bari hano n'abakomeza kuza, mwumve muguwe neza. Filemo Byiringiro ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe muri Kristo Yesu, ninjye wamutumiye, dusanzwe tuganira byinshi ku byerekeye ijambo ry'Imana. Ni karibu, ndetse n'abandi wenda ntari kubona baba bajoyininze, mugubwe neza. Tudatinze rero, reka twinjire muri gahunda y'uyu munsi yo gusangira ijambo ry'Imana. Ndibaza turi kumwe, mba ndimo nateguriye muri telefone, rero ntabwo mba ndi kureba amasayinizi yanyu. Ninzajya mbavugisha nkeneye response, umwe wenda ajya akuraho cyangwa babiri, mumbwire ko muri kunyumva. turakumva. Thank you so much. Turi mu isezerano rishya n'isezerano rya kera, aho bitandukaniye, kuko mbere ntabwo twari tuzi ko bitandukanye. Ntabwo twari tuzi imoso n'indyo, ni ukuri twari ducanganyikiwe. Gusa twakundaga Imana n'umutima utaryarya, ariko hari byinshi tutari tuzi. Buriya ngo ukize, sinzi umugani baca ngo niba wari ukize iki ngo arakirata, niba ari iki. Ariko impamvu tuvuga ibya kera ni uko twari turi mu ba kera, none ubu tukaba turi mu bishya, turi bashya. Rero turabivuga, ntihakagire uwo bisitaza mu izina rya Yesu. Turaza rero gusangira amagambo aboneka mu Bakorino ba kabiri, ibice 3, guhera ku murongo wa 6 tuze kugeza ku murongo wa 13. Wa muntu udusharinga arajya droppinga one verse after another, arajya adropinga umurongo umwe tuvugeho, yongera dropping undi tuvugeho, gutyo n'ibindi byanditswe nza kumusaba kujya dushakira kugira ngo twige neza. Hallelujah, glory be to God. Amen, amen. Amen. So turahera kuri topic yacu dufite, cyangwa subtopic, kuko topic ni Old Covenant versus New Covenant. Subtopic yanjye nabwiye mpano ndimo ndamusharinga kugira ngo bakore flyers. Nayikunze cyane kuko imeze nka summary. Ni ibintu byinshi kuko dufite ubuzima bw'ibyanditswe byabonekeye mu guhishurwa ubutumwa bwiza, byabonekeye ku musaraba. Hari igihe ibintu biba byinshi umuntu akananirwa kubisamarayizinga. So subtopic cyangwa topic ni ukuva mu bukene tujyanwa mu bukire. Ni ukuvuga ngo isezerano rya kera ni nyakatsi, imibereho yawe ni nyakatsi, ni ubukene, ni illusion, ni confusion, ni darkness. Ariko isezerano rishya ni ubukire butagira akagero bwinshi bwaduhundagajweho, from poverty to riches, from insufficiency to abundance. Kuva mu bintu mbese mu bukene nabyo, poverty na insufficiency buriya ni kimwe, ariko nyine kuva mu bidahagije winjira mu mwuzuro, Hallelujah. From vanishing to abiding.
from vanishing to abiding. Nabuze ijambo nkoresha ngo bigumaho, nkoresha abiding, ariko ni ibintu byiyongeranya, nta nubwo bigumaho gusa, ahubwo biba multiplied. Hari n'ijambo ribivuga ngo your mercies are new every day, every morning, cyangwa your mercies are being multiplied mu zindi versions. Hallelujah. Rero isezerano rya kera ni ibintu bishira, nk'uko tuza kubibona mu Korinto wa 2:3 mu mirongo tuza kuganiraho, ariko iby'isezerano rishya bigumaho kandi biri mu mitima yacu, ntitunabishidikanyaho. Kandi n'impamvu duterana tugasangira amagambo y'Imana ni ukugira ngo buri wese akomeze kwibona nk'uko ijambo ry'Imana rimubona, buri wese akomeze kwibona bijyanye n'uwo ari we mu mwuka, nk'uko Imana yabikoze muri Kristo Yesu. Akanyuma ni yes, glory. Akanyuma ni from temporal to everlasting, kuva mu bintu by'akanya gato twinjizwa mu bintu by'iteka. My goodness. Hallelujah. Icyubahiro n'ikuzo ni iby'Imana yacu. Amen. Yes, isezerano rya kera ni ibintu byabaga biri temporel, ariko isezerano rishya turi mu bintu, ubwo nyine mvuze ibintu, ni ibintu byose, ni ibintu byose bihoraho mu izina rya Yesu. Twagiye uri kudufasha, nizere ko ari kudufasha, ntabwo ndi gukurikira ibiri kubera inbox. nta Olympe niwe uzi kubikurikirana neza akajya anateraho comment, ariko nanjye bizaza kuko tuba turi kwiga. Abakorinto ba 2:3 niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo n'ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha, umwuka uhesha ubugingo. Haleluya. Isezerano rya kera ni imitegekere y'urupfu, naho irishya ni imitegekere y'umwuka y'ubuzima budashira. Haleluya. Umurongo wa 7 uravuga ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbera mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, entre parenthèse, kandi kwari uko umwanya muto kugashira. Twongere dusubire mu murongo. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu ariryo isezerano rya kera yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, twagiye tubibona kandi tuzakomeza tubibone uburyo ubuzima bw'amategeko nabwo ntabwo bwari bworoshye. Harimo abasitari mu mategeko, harimo abasitari kandi babimerita rwose, bakoze ibitendo, bakoze ibintu bitangaje, bari munsi y'amategeko, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose. Uyu Mose ari umwe mu basitari kandi ni nawe mwishingizi w'isezerano rya kera nk'uko Bibiliya ibitubwira. Niwe the father of the old covenant, niyo ariko nabyita, kubwo kurabagirana ko mu maso he kandi kwari ukumwanya muto. Yes, nabivuze muri ya subtopic, kwari ukumwanya muto. Ibintu byose by'umusezerano rya kera byari umwanya muto, ariko turashima Imana ko ubu ari iby'iteka ryose. So ubwiza bwose n'inyungu z'ibyo mu isezerano rya kera nk'uko nabivuze byari iby'umwanya muto bigashira, ntabwo byahoragaho. Reka turebe mu Bami ba mbere ibice 20 umurongo wa 11. Hari inkuru ya bene Hadadi umwami w'i Siriya n'umwami Ahabu umwami wa Isirayeli. Kuntu rwose umwami bene Hadadi yateye ubwoba umwami we, buriya nyine akamira kandi mu isi cyangwa muri politike n'ibindi, karakamira
hari ukuntu rwose igihugu kikakigenzaho kuko kibona ko kikirusha amaboko. Bene Hadadi nawe yarebye Abisirayeli arabasuzugura, yandikira mugenzi we aramubwira ngo abagore bawe n'abana bawe n'ibintu byose byiza by'igiciro ufite ngo ndabishaka, ngo ndaza kohereza abantu ngo bibahe rwose. Maze nawe agiye inama, agishije inama ibyegera bye n'abandi bakorana, bamutera akanyabugabo, bamutera kuraje, baramubwira ngo mukatire, muhakanire rwose. Yes, ariko hari umugani yamuciriye. Uyu mugani hari abantu bajya bawuncira, kandi njyewe rwose narimutse, kandi sinimutse njyenyine ahubwo n'imibereho ye mu isezerano rishya. Twarimuwe, hari ibintu bitatureba, hari ibintu bitari ibyacu, ariko kubera kutamenya umuntu akagucira bene iyi migani. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abami ba mbere 20:11. Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Urumva yaramaze kugira confidence, amucira uyu mugani. Ubutsinzi bwo mu isezerano rya kera ntibwabaga bwizewe rwose. Byari gatebe gatoki, up and down, cyangwa nk'ibya ya nyoni yaritse ku nzira iti nzapfa nzakira simbizi. Murumva ibintu bya kera, ibyo mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera twarabyize ko ari amategeko, ibyanditswe byinshi birabihamye rwose, ushobora no kubisacinga nawe ukabibona. Biteye isoni rero umuntu wo mu isezerano rishya kuncira bene uyu mugani, kandi rwose nk'uko nabibabwiye hari abajya babikoresha, bagakoresha izi mvugo iyo tubabwira ibyiringiro byacu, uburyo dukomeye, uburyo turi strong, uburyo dushikamye mu buntu bw'Imana, nk'uko Abaroma 5:1 bivuga ngo yadushikamishije mu buntu, nyine dushikamye mu buntu bw'Imana. Yamaze kubasoma ubu ntabwo nateguye, ariko ndahibuka ko ari Abaroma 5:1-2. Hari n'abandi bajya baca umugani ngo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. My friend, birenze no kubyibwira, ahubwo niko bimeze. Ni gute wabwira umuntu ngo donc it is sure ni Imana yabikoze, tubiheshwa no kwizera. Kwizera ni ukuboko kwakira iby'Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu, bikaba ibyacu by'iteka. Haleluya. Amen. Ariko nanjye nkunda kubasubiza nka wa munyarwanda, buriya imigani nayo dufite ubutunzi bwinshi. Cya cyubahiro nyine cy'isezerano rya kera cyangwa cy'amategeko, buriya no mu miremerwe y'umuntu harimo ubutunzi bwinshi bwa hatari. Wumva abakurambere bagiye baca imigani mu ndimi zose, mu moko yose, ari ibintu bitangaje cyane. Hari umunyarwanda yaciye umugani ngo ntabwo twicaye ku mutogoto w'inkono, ahubwo twicaye ku ijambo rya nyirawo. Glory be to God. So twizeye neza, yes, twizeye neza iby'Imana yavuze, nk'uko dukomeza kubireba mu byanditswe byera. Ngo niba twizera ibyo abantu bavuga, tukizera amategeko y'abantu, kandi ari twe tuyashyiraho, kandi tukayubahiriza, ntihagire n'ukopfora, ntihagire n'ureklama. Iyi noneho niba bimereze gutyo, iby'Imana ihamya byo birabiruta, kandi bikwiye kwizerwa rwose. Kandi kubizizera ni kubw'inyungu zacu. Haleluya. Twakomeje Abakorinto ba kabiri, dukomeze igice cya 3 ku murongo wa 8 niho tugeze. Nkaswi imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Twibuke ku murongo wa 7 uko wavugaga ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaratugwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari uko kanya gato ubundi kugashira.
noneho umurongo wa 8 nkaswe rukumva ko za verses zigenda zizamo comparison between the old covenant and the new covenant. N'umwanditsi w'Abaheburayo mu nyandiko ze zose yakoresheje harimo comparison nyinshi cyane ziteye ubwoba isezerano rya kera n'isezerano rishya. Yes, nkaswe imitegekere y'umwuka izarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Uwo ni umurongo wa 8. So hano biragaragara neza ko imitegekere cyangwa imibereho yo mu isezerano rishya ifite ubwiza n'icyubahiro cyinshi kuruta iy'isezerano rya kera. Umuhanuzi Hagayi afite ibyo ahanura nawe mu gice cya 2 umurongo wa 9, ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi aha hantu nzahatangira amahoro. Haleluya. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubushize narababwiye ngo mwimagine uburyo Yesu yabumburaga ibitabo ibizingo y'abahanuzi agasoma ibintu byamwanditsweho uburyo yumvaga ameze. Niko nanjye mba meze rwose iyo ndi gusoma ibyanditswe byose bihura n'ukuri ko muri Kristo Yesu. Nenge byavugaga, namwe mwumva uburyo confidence mfite zingana. Wenda turi muri distance zitandukanye, turi ahantu hatandukanye, ariko abantu bari mu buzima bwacu ntago rwose bizatinda ko babibona, usibye ko nabo bagomba kubibona ari ubuntu bagiriwe, kuko uko waba umeze kose, uko waba udasanzwe kose, umuntu atagenderewe ashobora kutabona ibyiza ufite, ariko icyambere ni uko wowe wenyine ubyibonaho. Umwuka w'Imana ahamanya n'imyuka yacu ko turi abana b'Imana. Hagayi rero nawe yarabivuze, isezerano rishya ni isezerano ry'amahoro, kandi mu gihe cy'isezerano rishya ubwaryo amahoro ntiyari kuzaba ari isezerano cyangwa ibyiringiro. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo abahanuzi bahanuraga iby'amahoro azaza hanyuma azahoraho, ntabwo mu isezerano rishya uyu munsi twiringiye ayo mahoro, ahubwo ayo mahoro yabaye igikorwaho, yabaye reality. You understand? Yes. Glory be to God. Yabaye igikorwaho. Ahangaha rero umuhanuzi Hagayi asoza avuga ngo aha hantu nzahatangira amahoro. Ayo mahoro turashima Imana ko tuyafite, amahoro atameze nk'ay'isi itanga, amahoro adaterwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, amahoro adaterwa n'uko wakoze marriage, wabaye married amezi 9 agashira ukahita ubyara, amahoro adaterwa n'uko wakoze marriage ukahita ubona akazi, ibintu bikagenda neza, mukimuka mu nzu mwari murimo mukajya mu yindi, amahoro adaterwa n'uko wabonye visa ukajya mu gihugu washakaga kujyamo. Oh my goodness. Amahoro adaterwa n'uko hari abantu bose bakunda, nta muntu n'umwe kwanga, nta muntu n'umwe kuvuga nabi. Amahoro abonerwa mu guhishurirwa umurimo wakorewe mu musaraba wa Yesu Kristo, mu byo Yesu Kristo yakoze. Glory be to God. Twakomeje tugeze ku murongo wa 9, Abakorinto ba 2:3 umurongo wa 9. Niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkaswe imitegekere itera gukiranuka. Isezerano rya kera ryari imibereho cyangwa imitegekere yo gucirwaho iteka, ya confusion, n'isoni, n'ikimwaro, n'ipfunwe, ibintu byose mbese ni ibintu bitari nobo, mbese ibintu bitifuzwa kuko bidahoraho. Byari byiza nyine, ariko buriya akagabo gahemba kandi kataraza. Buriya ngo baca umugani ngo mu gihugu cy'impumyi
umuntu urebesha ijisho rimwe niwe uba umwami. Ariko nyine byari byiza, ariko ibya nyuma byatumye bigaragaza ko ibya mbere ari fake. Haleluya. Ariko isezerano rishya ni iri sezerano ryo gukiranuka nk'uko uyu murongo tubwiye, no gushira amanga. Rwose dushize amanga. Yesaya 35 umurongo wa 8, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi, abagenzi nabo baba ari abaswa ntibazayiyoba. Ubu ni ubuhanuzi bwose bwagendaga butangwa mu isezerano rishya. Ni isezerano ryo kwera, abaririmo bose ni abera, ni abaziranenge batagawa mu maso y'Imana. Kandi nk'uko tubizi ntibiterwa n'imirimo dukora, nubwo biba bitavuze ngo turi gushishikariza twebwe ubwacu ndetse n'abandi kubaho ubuzima nyine butera nk'uko abantu tubizi. Ibintu bitera n'ibyera turabibona, umukara n'umweru turabizi, ingeso nziza n'ingeso mbi turabizi. Ntago rero iyo tuvuze ngo isezerano rishya ntago rishingiye ku mirimo cyangwa ku bikorwa cyangwa kuri behaviors. Ntago tuba tuvuze ngo we behave uko dushaka, ntago aricyo tuba tuvuze rwose. Ubwo nyine tuba turi kwisegura, kuko hari abantu bahita babyumva gutyo. Twakomeje umurongo wa 10 n'uwa 11. Turacyari mu Bakorinto ba 2:3-10-11. Kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere, reka tubanze dusome umurongo wa 9 turangije bitute dukomerezaho ku wa 10. Niba imitegekere yatera gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, itegerera kanuka. Kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere, umurongo wa 10, butagisa nkaho ari ubwiza. Rimaze vuga twari tuzi nyine ko iza tini, ariko not until hahishuwe cyangwa twakozwe ku maso. Akora amategeko nayo yariviringaga Kristo, yariviringaga isezerano rishya, ariko ntabwo twari tubizi. Ariko tumaze gukorwa ku maso tw'umwuka, ibintu biba ubuki barabara. Kuko bwa ubwiza bwiyaje hanyuma. Kuko ubwiza indi ya mbere butagisa nkaho ari ubwiza, kuko n'ubwiza buhebuje rimwe. Nuko rero ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa kubw'ubwiza bw'iyabiri, ho niyo izarushaho cyane kugira ubwiza. Isezerano ni ibintu bigumaho nk'uko natangiye mbibabwira. So amashimwe yo mu isezerano rya kera ntafite ihuriro na ritoya nayo umurishya. Njyewe maze guhishurirwa ubutumwa bwiza, amashimwe n'amasengesho byarahindutse complete, byarahindutse rwose. Kandi ntago ari uko turinda shima ngo tubure gushima ko twabyaye, ko twarongoye, ntago ari uko turinda shima. So amashimwe, imitekerereze rwose biratandukanye, hahuriye, kandi ni operasiyo y'umwuka ikorwa kugira ngo nyine iyo uvutse bwa kabiri uvukiye mu ijuru, to be born from above, to be born from heaven, mbese biyite byishyira ku murongo byikore. Profete mu mwuka byarakozwe, ariko no mu mitekerereze yacu, muri so zacu, ni ry'ijambo ry'uko rigenda riza, nibwo
turushaho kumenya ngo yaba mwuka noneho birimo birahabwa intebe no mu bugingo bwacu, ndetse bigakomeza bigatravalinga bikagera no mu ngingo zacu muri iyi mibiri izapfa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. So nari ndimo mvuga ko amashimwe ahinduka, ariko si uko tutarinda shima ku bitugwa neza duhura nabyo muri ubu buzima, ariko icyubahiro n'ubwiza bw'isezerano rishya byamize ndetse byaburijemo ibyiza byo muri ubu buzima cyangwa ibyo mu isezerano rya kera. Murabyumva? Urugero nabaha, hari indirimbo rwose nakiririmba kuva nahishurirwa ubutumwa bwiza, kandi uyumvise wakumva ari nziza ndetse dushobora no kubigiraho debate, ariko mu mwuka wanjye, mu bugingo bwanjye, numva ko ibyo bintu atari ibyanjye. Iyo ndirimbo iravuga ngo uhoraho mpora ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe, inyenyeri no guhinda kw'inkuba byerekana ububasha byawe. Naremvuze ngo Imana imbabarira, ariko yarambabariye. Ndeka nisobanure. Haleluya. Amen, amen, amen. Amen. Iyi ndirimbo ni indirimbo y'ikimenywa bose rwose, narayiririmbye kandi yaramfashaga cyane ntarahishurwa ubutumwa bwiza, kandi yaramamaye cyane. Ntabwo iby'Imana yaremye mu irema rya mbere, mu irema nyine riri fiziko, kwa kundi yavugaga ngo habe iki kintu kikabaho, imisozi, ibikina byose, abantu beza b'Imana. Buriya twebwe abagabo dukunda kwitegereza abagore uburyo muteye, ewana tugashima Imana kweri, ariko ntabwo ari byo dushimira Imana. Urumva? Ntabwo ari byo Imana yagaragarijemo imbaraga zayo, my friends. Ahantu Imana yagaragarije imbaraga zayo murahazi, ni mu rupfu no guhambwa no kuzuka no guhabwa ubwiza kwa Yesu Kristo, ndetse n'icyo byatumye. You understand? Ntabwo ari ibi rwose. Byari bitunejeje, twumvaga ari byiza, ariko hari umuntu twaganiraga kare, inshuti yanjye, ndamubwira indirimbo nyinshi urabizi ko zidahura n'ubutumwa bwiza, kandi njye ndi très sensible, I'm so sensitive ku kintu cyose kidahura n'ubutumwa bwiza, kandi si hanze gusa, ahubwo no muri njyewe. Ni nayo ntambara y'umwuka, ni ukwegezayo ikintu cyose kidahura n'ukuri ko muri Kristo Yesu. Haleluya. Iyi ndirimbo rero ntabwo nkiririmba wenda, kandi nawe ubisobanukirwe cyangwa tuzaganire unyumvishe, ariko nyine twungurane mbese. Ariko njyewe mba mbabwira ubuzima bwo muri Kristo Yesu nk'uko bihura n'urugendo mba ngenda ndimo ndakora. Icyubahiro kibi cy'Imana. Abaheburayo 10:5 kugeza ku wa 9, dusome twihuse. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga, nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mpera ko ndavuga nti, dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabishimye, ari byo byatambwaga. Hano handitse ngo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, ariko niko byatambwaga nyine. Iki gihe yabyanditse bigitambwa, ariko n'uyu munsi arababitamba, ariko bari mu isezerano rya kera, baracyoparetingira mu isezerano rya kera, ntabwo barakamenya ko twageze muri shya
ariko turabasengera mu izina rya Yesu tunakomeza kuvuga ubutumwa kugira ngo nabo babimenye. Uzi kuba muri nyakatsi kandi yaraciwe mu Rwanda. Umurongo wa 9 Abaheburayo niho tukiri. Umurongo wa 9 ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Isezerano rya kera ryakuweho na Yesu. Ingoma y'amategeko ariyo si ya mbere yakuweho na Yesu, adushyiriraho ingoma nshya, isi nshya y'ubuntu buzanira abantu bose agakiza, ihumure, umunezero n'ibyiringiro no kubaho by'iteka. Umva, ibintu byose byo mu isezerano rishya birahari. Icya mbere nuko bihari, nta na kimwe kibuze. Icya kabiri ni iby'iteka. Mwumve namwe umurimo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Mana, turagushima, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Twarakunzwe biteye ubwoba. Imana iri mu ruhande rwacu, kandi si abizera gusa, ni abantu bose bo mu isi. Imana rwose iri mu ruhande rwacu. Icyo ubutumwa bwiza bukora, icyo ministry ya evangelism cyangwa ministry y'ijambo ry'Imana ikikora, ni ukugira ngo buri wese akangukire ibyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, abyakire, abeshweho nabyo. Kandi ibyo nabyo ni ingenzi cyane cyane, ku buryo kwizera kutabayeho ni nkaho n'ibyo Imana yakoze bidahari. Mwumva ukuntu kwizera gukomeye, niko kuduhesha kwakira ibyo Imana yadukoreye. Kandi impamvu kwizera kuzamo ni uko umuntu atari robo. Imana ni Imana yubaha ibyo yakoze. Imana yaturemanye amahitamo, rero igomba kudupresenta uhereye mu itangiriro. Yagendaga idupresenta ubutumwa bwiza, ubwanze akabwanga, ubwemeye akaba intwari yo kwizera, nuko akemerwa. Nuko bizagendaga bigenda. Ntabwo Imana yatwempoje ikintu habe na kimwe, kubera ko iratwubaha nyine mu miremerwe yacu. Kandi rega igomba kutwubaha kuko twari ibishushanyo bya Kristo ukuri, kandi nawe ari mu bumana. Ibyo tuzarushaho gukomeza kubyiga, kandi duhora tunabyiga. Twagiye rero Abagalatiya 4:4, naho harerekana uburyo Yesu yaje agakuraho ibya mbere agakomeza ibya kabiri. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Hari abantu bakunda kumbwira ngo ibyo Yesu yakoze ngo wowe kubirwanya ngo iki n'iki, ariko nkababwira Yesu yabayeho mu isezerano rya kera, yari ari muri systeme y'amategeko. Ibyo yakoze yagombaga kubikora kuko ni natwe yabikoreraga. None urambwira nyuma y'umuzuko, nyuma y'umwuka wera waje, ari nawe Yesu waje gutura muri njye, ngo ndacyabikora? Hari n'ahantu yavuze abigishwa ba Yohana bamubwiye ngo se ngo kubera icyo abigishwa bawe batiyiriza. Niba ari abafarisayo bamubwiye, ntabwo nibuka, kuki batiyiriza? Arababwira ngo iyo mukwe akiri kumwe n'abasangwa, ibintu nk'ibyo murabizi, bamwe ngo nta mpamvu zo kwiyiriza baba bafite, ngo ariko nabakurwamo baziyiriza. Ariko Yesu yabakuwemo mu ishusho y'umwuka wera, arongera abagarukamo. Yesu ntabwo yigeze aduta, ntabwo yigeze adusiga. Kwiyiriza byo ni yindi topic, kandi bifite icyo bimara, ariko bifite n'icyo bitamara. Rero it matters. Impamvu uri gukora ikintu niyo imatariga cyane kurusha icyo kintu, kuko hari n'igihe niyiriza kandi nta na papasi mfite, nkaswi kuba nakwiyiriza mfite papasi yo kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kugira intambwe yindi niyongeraho, nkaswi ibyo ngibyo. Ibyo ntabwo twabitendamo, nta nubwo ari byo turimo. Ariko nari ndimo mbabwira ako kantu kuko ntabwo yigeze agenda, yagumanye natwe. Kandi yanabivuze mu migani, kuko ibintu byose Yesu yavuze yabivuze mu migani, biba bikeneye gusobanurwa. Yarabivuze ngo data ngo azaza aho ari
abane nawe, ngo njyewe na data ngo turumwe, ngo tuzaza aho ari tubane nawe. Mbega haleluya. Umurongo wa 5 ngo acungure abatwarwa nayo. Ayo ni amategeko ngo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Twagiye ku murongo wa 12 no tugeze Abakorinto ba 2:3 murongo wa 12. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga. Isezerano rishya ni isezerano ry'ibyiringiro bitajegajega, bitari cya cyizere kiraza amasinde. Ntabwo ari cya cyizere kiraza amasinde rwose. Ibyo mu isezerano rishya ni ibyiringiro bikomeye bitajegajega, kandi ni isezerano ryo gushira amanga. Abakorinto ba 2:4 umurongo wa 13 niho havuga ngo ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Umwizera wese aravuga, avuga ubutumwa bwiza, avuga ibyiringiro bye, avuga ibyabaye. Hari umuvandimwe twarimo tuganira, ndamubwira njyewe abantu kuri stati ndabibasira. Iyo umuntu ashizeho akavideo kadahura n'ukuri k'ubutumwa bwiza, mpita nshyiraho comment yanjye, kuko ibintu bya stati ntago biri prive nyine, uba wabitanze ngo abantu bose bafite contact zawe babirebe. Rero bagomba kubyakira, bakagushimira cyangwa bakakugaya cyangwa bagateraho comment. Gusa hari abarakara ariko abo ngabo ndababwira, niba udashaka ko nzajya ndeba stati zawe, you can hide me, kandi ni uburenganzira bwawe. Ariko turavuga, twarizeye, nicyo gituma tuvuga. Kandi n'abandi bantu benshi barabizi ko tuvuga, ndetse hari n'abazi ko badashobora kudutsinda, ahubwo bigatuma babwira abantu babo ngo mubirinde, ntago mwabashobora, nimuzaharire nabo. Ubutumwa bwiza rero ni igitangaza, kuko no mu Isilamu ntabwo yakuburanya ngo gutsinde, nubwo ubukristo atari ibintu byo kuburana cyangwa amadibeti yo gushaka kwemezanya. So haleluya. So Abakorinto ba 2 ibice 3 umurongo wa 13 ariwo wa nyuma. Ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Haleluya. Amen. Twe turatuje rwose, imitima yacu ishitse mu nda, nta wasiwasi dufite, nta parapara, ntidufite ubwoba ko ibyo dufite tuzabyakwa, agakiza ntigatakara. Oh, glory be to God. Mu bwiza bwiyongeranya, turi mu bihoraho, turi mu isezerano ry'ibyiteka. Ndashima Imana ko n'abaririmbyi bacu bagenda babishurirwa, babimenye, nubwo natwe kera twaririmbaga indirimbo z'ubutumwa bwiza ariko tutabyumva. Wenda umuntu akigisha ijambo cyangwa ugasoma ijambo ahantu ukumva ni ijambo ryiza ukahita urikubita, ariko ntihaburamo utuntu uvangavangamo, kubera Yesu yaravuze ngo muratunganye ngo ariko si mweze. So mu mutima w'umuntu utaraheshurirwa ubutumwa bwiza haba harimo gutungana rimwe kabiri, harimo n'utundi tuntu tw'utunyorogoto, harimo n'utundi tuntu tw'udusenyi, ariko n'abaririmbyi bacu barabimenye. Hari indirimbo ivuga ngo mana amahoro menshi kuko Yesu yayampaye, ayo niyo mboneramo ihumure ry'umutima. Haleluya. Ayo sinyafite nkashira
kuko atari nk'ay'ab'isi batanga, ayo Yesu yampaye ahoraho, kuko nawe ahoraho. Ngumana amahoro kuko nakiriye Yesu mu buzima bwanjye, kandi ubwo mwizera nta kizayankuraho, Yesu niwe mahoro yanjye. Glory. Amen, amen, Yes, ya mahoro nababwiye uyu muririmbyi yararirimbye Imana impa amahoro n'imigisha, yitwa Metusela. Glory be to God. Imana ikomeze imuhe indirimbo nyinshi, nako ubumenyi afite akomeza flowing. Niba atabufite nta ndirimbo z'ubutumwa bwiza azavuga, ariko niba abufite azakomeza kubisohora kuko nta kindi kintu azaba afite muri we. Hari undi muririmbyi w'umukurambere ugira ati, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuhagijwe n'amaraso, nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera ndamahoro, byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago ndaririmba ndamahoro, byose bizambera byiza ndamahoro, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, naho hazi ibyago byinshi ndamahoro. Ubwo ibyago bigaragarira mu isi ya mbere, ariko mu isi ya nyuma nta byago birimo, ariko nyine tuba tuvuga nyine kuko tuba tubivuga nyine uko biri kugira ngo buri wese abyumve. Yesu ni umukiza wanjye ndamahoro. Hari n'undi uvuga ngo it shall be permanent, it shall be permanent, what the Lord has done for me, it shall be permanent. Hallelujah, glory be to God. Hallelujah, hallelujah. Twakiriye neza ijambo ry'Imana, ni ukuri turashima Imana kuri byose. That was it. Ori grosha telebora nana brade gere boya zeteke pelego nana zamurijwe ryawe ushimane n'Imana dusoza zetelelego nana bara boya ketelego nana lebonaya dina gaye for the fullness of God, the fullness of peace, the fullness of power. Name of Jesus. Thank you for the Spirit. Thank the gift of the Spirit as comes toward us. Thank you, my brethren, that you prepare yourself to them in a mighty way. Thank you, Lord, the holy moment. I believe then forever and ever in the name of Jesus.
izina rya Yesu. Glory be to you forever and ever. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Glory. Glory. Amen. Thank you so much. The mic Amen. goes, Amen. my brother. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. 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 You are blessing, Papa. Nukuri turashima Imana kubw'ibyo ijambo ry'Imana risohoje muri twebwe, kuko ntabwo ryaziye ubusa ahubwo ryaje gusohora. Amen. Turashima Imana kandi uri umugisha cyane 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 mo muzi ijambo navuga riruta cyane. Alright, ndashaka abantu bashaka kumenya Imana mwazamura ibiganza byanyu tukabakira. Wishimye response unazamuye ikiganza. Nakwakiriye. Shyiraho microphone response. Open your mic, please. Oh, sinzi, maybe, I don't know, I think it was a mistake. Okay, for me, ndashima Imana ko mu isezerano rishya harimo ibyiringiro bitajegajega. For me, before, ntabyita ko nkiri mu mategeko, ako n'ubundi nkiri mu mategeko mbere. Narasengaga nkavuga uti kabisa ubu ngubu ibintu bimeze neza. Ako somebody akaba yaza, nyine byabaga ari ibyiringiro nabaga mfite, byabaga ari iby'igihe gito cyane. Tukava mu rusengero twasirimbye, then after umunsi ugacamo, undi ugacamo, umuntu akaba yaza akambaza uti se Imana ije wajya mu ijuru? Noneho cya kintu bita ikinyuguti kikaba kiraje. Ubwo ni amategeko akaba ayo mategeko. Ariko turashima Imana ko mu isezerano rishya there is full of grace. Twarahezagiwe cyane kandi ijuru ni iryacu, niho dukandi iwacu. Imana ishimwe cyane. So njye ndakeka ko gahunda nanga zirangiriye. Bari wants to God ushaka gushima Imana ngashyiraho microphone, ndabona ntawe. Hope ko mbona ari kubabaje. Shaka gushima Imana ngashyiraho microphone. Hallelujah. Alright. Amen. Ndashima Imana cyane ku bwa Yves umwana wanjye. Mana we, nigeze kugerageza kujya kumaza ngo se Yves, Imana ije wajya mu ijuru? Turi ku ishuri tuvuye mu masengesho, ni ukuri nabwo yarambwiye ngo ntabwo yajyayo. Ntangira kumwigisha ubutumwa bwiza, arabwumva uwo munsi. Oya, nako yambeye iki yabwumvise, ashobora no kuba atabyibuka. Ariko again twagiye kubimubaza, tumaze n'igihe kinini hano tubyiga, aravuga ngo hoya, ngo ariko ngo ibi by'ubuntu bw'Imana njye sindi kubyumva. Tutangira hasi, ariko ndashima Imana ko yabyumvise. Uba ari umwana w'Imana, ari new creature. Mana we, Imana ishimwe. Njye byarambabaza kubona umwana witanga ku murimo w'Imana, nyine ufite inyota zo gutunganira Imana cyane, ariko akaba ari gukora ubusa. Ariko mba numva ari ibintu bishimishije kuba inyota ye n'umurava nyine agira byo gukunda Imana abikora nk'umwana w'Imana. Imana ishimwe ko ikinyuguti cyatuvuye ku maso. Mba numva binejeje cyane. Imana ishimwe pe.
Amen, 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 amen. All right. So, njye rero gahunda zanjye nanga zirangiriye. Ndashimira abayobozi bamaye agatuti. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko yabanye nanjye no kuyobora kandi twahezagiwe cyane. So, Pastor musuje agatuti kawe. Muri umugisha. ariko mana yanjye Yves ndagukunda cyane kabisa. uri umugisha cyane kandi rwose uranejeje pe. uri umugisha cyane Amy, my God, I like the way you speak, ukuntu uvuga ubuntu bw'Imana bukuzuye. uri umugisha cyane muvandimwe, kandi nawe Yves Imana ishimwe cyane ko inyegamo yavuye ku maso yawe, hanyuma ubu ngubu ukaba usigaye rwose ibintu bimeze neza. nta buryo umuntu w'Imana yakuzura umwuka wera ngo asigare. uyu mushuti wacu ari gushyiramo mikoro bikamakinga so ekuza. nta buryo nyine umwuka wera wakuzura umwuka wera ngo uba ukigenda uhubagurika cyangwa se uhumagurika ukigendera mu mwijima. Imana ishimwe cyane ko utagikabakaba. himbazwe Yesu cyane cyane, ni kubw'ubuntu bwe, ni umwuka w'Imana wabikoze. ubundi umwuka w'Imana niwe ukora umurimo nyine mu mutima w'umuntu wese. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihimbazwe. natwe impamvu tuba tubyumva buri munsi ni uko umwuka w'Imana akomeza gukora umurimo mu mitima yacu, akomeza kugenda nyine adusobanurira, aduha gusobanukirwa. ntabwo ari uko turi abahanga cyangwa nyine tuba twashyizemo imbaraga nyinshi cyane. hahimbazwe rero, hahimbazwe Yesu cyane. amen, amen. So ejo ni umunsi wa nyuma, ntabwo ari umunsi wa nyuma wo gusenga, ahubwo niwo munsi tuzasorezaho iminsi 3 yo gusenga. ejo ku wa gatanu ndabararitse kugira ngo ntimuzakererwe. saa 6 zuzuye zo mu Rwanda, saa 9 n'igice za hano mu Buhinde. urarike inshuti yawe, narababwiye ngo murarike babakunzi banyu, so baze dusengane. none dore Izere ntabwo yamuzanye, sinzi ubwo ngubwo niba azajya kumusengera nyuma, ubwo ntabwo ndabimenya. ariko nyine Imana ibahereza umugisha, muri umugisha cyane, mwarahezagiwe. ariko ejo ndakuraritse saa 6 ntuzabure, uzaze tugira ibihe byiza byo gusenga Imana no kumva ijambo ry'Imana. tunezerwe hamwe twese. amen, amen. hanyuma ari hano. wow, ubutaha uzamutwereka. hanyuma ndumva ari ibyo ngibyo. ku wa gatandatu gahunda y'abagore n'abakobwa irakomeje. mukomeze nayo muyitegure. ndumva ari ibyo ngibyo dufite uyu munsi. reka dushimire Imana kubw'uyu munsi. amen. haleluya, haleluya. Amen. Amen, amen, amen. by the way, uyu munsi ndanezerewe, ndumva ntuje. ntacyo muzira, namwe turacyari kubitekereza. tuzabishyiramo neza. Papa Dami yamfashe kubitegura, tubitabrishinge. sibyo papa? uzamfasha. ko mbona atabikomfurimye, buriya azamfasha. papa uzamfasha gutegurira abagabo umunsi wabo?
Alright, aburiya araza kunsubiza. Aha, reka nakire umuntu witwa Premier Nkuru Nziza, ntabwo rwose muherutse kumwumva, ashyira mikrofone, ashimira Imana cyane kubw'uyu munsi mwiza tugizeho kumva ijambo ry'Imana. Ngenda nezerewe cyane, Kamanzi uri umugisha, kandi nawe Yves, so ashyiraho mikrofone, ashimira Imana kubw'uyu munsi, hanyuma dusezeraneho muri umugisha cyane. Karibu Premier. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, Amen, amen. amen. Murakoze cyane. Nanjye ndishimye ko twateranye kandi twagize ibihe byiza. Imana ibaha umugisha. Nari nkubwiye ngo shyiraho mikrofone usenge. Oh, good. Murakoze cyane, reka dushime Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe iteka ryose. Uri Imana ishobora byose. Tugushimiye ko watugize abana mu rugo, ukemera kutubera umubyeyi. Tugushimiye urukundo dukunda rutagira akagero. Izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye kandi ko wabanye natwe mu iri teraniro ukavugana natwe. Nukuri uhabwa icyubahiro Mana. Nuko rero turi imbere yawe kuri uyu mugoroba, turagusabye ngo umugisha wawe, umugisha utanga uruta uw'ab'isi batanga, nube kuri buri muntu umwe wese. Nube ku bagabo bari muri iri teraniro, nube ku bakobwa bari muri iri teraniro, nube ku basore bari muri iri teraniro, nube ku bantu bose bari muri iri teraniro. Mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana nizitwomeho. Kugirirwa neza n'Imana nibyome ku buzima bwacu n'abacu. Turamburira ukuboko kwawe, dukomeze tukubone kandi udushobode gukomeza guhishurirwa, utwigishirize, tube hafi yawe. Urakoze Mana, urakoze ko utanze umugisha mu bari mu iri teraniro, kandi urakoze ko ukomeje kutwagura mu buryo bwose bushoboka. Urakoze yuko ukomeje kutubera byose, kandi Mwami Imana yacu, uko turi mu iri teraniro, ibyifuzo dufite bitandukanye nabyo turabikweretse. Mu teraniro ry'ubutaha tuzabona amashimwe, dushima imirimo y'ibitangaza wakoze. Urakoze, uhimbazwe, ukomeze kutubera byose. Amahoro yabana natwe mu iri joro, turyame tukumve, udusure mu iri joro tuganirize, maze nitwongera guhurira mu iteraniro tuzashima urukundo rwawe. Urakoze, urakarama. Ubugingo bwacu n'imibiri ukomeze birindwe nawe, kandi ubugingo bwacu ukomeze kubufata mu kiganza cyawe. Ubwo muri iyi si turi kubona abantu bose byarabacanze, bari kugenda hirya no hino batakiha agaciro ry'ijambo ryawe, twebwe udushoboze gukomeza kuba mu ijambo ryawe no kuryiga no kurushaho kurisobanukirwa mu buryo butuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze, urakarama. Ngaho ubuntu bwawe n'amahoro rwufashwa n'Umwuka Wera nibiganze kuri twebwe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen, 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 amen. Uri umugisha cyane Premier. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana namwe mwese. Amen. Ishimwe Patrick. Nsuhuza mu Ruganda. Mukama yebaziwe. Yebaziwe. Amen, amen. Patrick, you need to teach me Ruganda. Hano hari abantu bari kuvuga igihindi nabonye. Abu bohoti shukriya. Now this is no problem. Response. Okay. Come on. Share microphone duzuze in Portuguese.